ariko ni lasagne ngiye gukora y'imboga. Rero uyu munsi mfite lasagne. Ndibuka ko nabakoreye lasagne y'inyama irimo viande hachée. Uyu munsi rero tugiye gukora irimo imboga. Mfite chou fleur, nshyiraho fromage, ibintu birabyibushya. Ari ibyo kurya buri munsi pe. Kubirya haribonye lasagne yahiye imeze neza. I can't wait to testinga. Ntabwo ndi bubereke. I'm very sorry. Mva naho utaha. Please subscribe, share, comment. Ariko muri kubona ukuntu isa we. Wow. Irasa neza we. Muraho neza abakunzi b'igikoni, abakunzi ba Chef Janine, mbahaye ikaze cyane. Mfite ibintu byinshi cyane ngiye gukora hano ngaha, ariko ni lasagne ngiye gukora y'imboga. Rero make sure ko wakoze subscribe kugira tuzacikanwa n'ibiganiro byacu byiza biryoshye by'ibiryo. Nta kindi dukora hano ni ibiryo, ni kitchen care. Ngiye gutegereza amasegonda make kuri samba, sibyo? Uyu munsi mfite lasagne. Ndibuka ko nabakoreye lasagne y'inyama irimo viande hachée. Uyu munsi rero tugiye gukora irimo imboga. Mfite chou fleur, mfite courgette, bitunguru, karoti, poivron n'inyanya. Ibi ni ifarini na butter n'amata. Ndaza kubikoresha ya sauce bechamel mumaze kuyimenyera. Aya ni amavuta asanzwe yo guteka, nuko nashyize mu icupa rya olive, nayo gutekesha bisanzwe, nayo igihwagari. Rero ntuze gucikanwa, urebe iyi video mpaka irangiye. Tugiye gutangira dutunganya izi mboga zose. Dukaranga. Lasagne y'imboga iraryoha nayo. Abantu benshi ntabwo bakunda imboga, baba bishakira lasagne y'inyama, y'inkoko, ariko n'iyi y'imboga iraryoha cyane. Ushyiramo agafromage kumvikana, agafromage kubaho abantu batakarya, umva Paul. Abantu benshi fromage ijya ibananira. Fata izi mboga nkazirunda kuri ya plaque yo mu ifuru, nkabinaga mu ifuru mu gihe ndi gukaranga inyanya zanjye, kugira ngo ibintu byorohe ntibintinze. Rero gusa udafite ifuru urabanza nyine ugafata uwo mwanya wo kubikaranga. Ariko uramutse rwose ufite ifuru nta mpamvu yo kutabishyira mu ifuru kugira ngo umwanya ugabanuke. Hanyuma rero maze gutunganya bya bintu byose, ndashaka kubimarina. Shyiramo amavuta, ashyiramo kugira ngo mbishyire mu ifuru nyine, aka black pepper, hanyuma ashyiramo oregano, ashyiramo curry powder. Curry powder ni ikirungo cy'imboga cyane kiryoshya imboga n'umuceri, nko nkunda kubikoresha cyane. Abantu bambwiye ngo nkunda ibirungo byinshi, ariko iyo utabikunda ushyiramo bikeya.
noneho waba ubikunda ni nk'umunyu, mbese ibirungo ni nk'umunyu. Umuntu hari urya umunyu mwinshi, hari urya mukeya. Ubwo rero wajya ukoresha bikeya wowe udakunda ibirungo byinshi, hari no kunda ibiri naturere gusa, amapavuro, amasereri, amatungurusumu, it's okay. Ariko njyewe ibiryo bitarimo ibirungo byarananiye burundu, ariko nshyiremo n'umunyu. Ubwo ngiye guhita mbishyira mu ifuru, atari uko bimeze, ariko ngiye gushyira kuri plate. Ndayishyiraho ka kantu gatuma bidashirira, baking paper, hanyuma mbishyireho. Hanyuma ndahita nkaranga imboga zabyo, birajya kuva mu ifuru byoroshye, mpita mbisuka mu nyanya, nkaranga inyanya zabyo, inyanya y'igitunguru na puwavuro. Hanyuma dukore lazanye iryoshye imeze neza. Nuko bimeze. Ngiye guhita mbishyira mu ifuru iminota 30 kuri 200 degre. Ifuru yashyushye. Turakomeje rero, wongeye gutunganya puwavuro n'igitunguru, ubundi dukaranga za nyanya. Lazanye rero bantu mutazizi, lazanye zijya kumera nk'amakaroni, ariko biba ari ibintu bibyibushye cyane. Bigura 5,000, hari n'igihe usanga bigura 4,900, 4,800, biterwa na supermarché ubiguriyemo. Hanyuma mfite iyo ntarakoresha isi ndayifungura, kuko hano hari indi, gusa zose ziba ari zimwe. Nuko ari inganda zitandukanye ziba zarabikoze, nuko ziba zimeze. Rero ni nk'amakaroni neza, nuko zo zifite ino forume. Rero uziteka mu buryo butandukanye. Ubushize nakoresheje inyama, ngiye gukoresha imboga. Ubwo rero ndayibarekomanze nyine ku bantu bakunda variyete zitandukanye z'ibiryo, resete zitandukanye. Ushaka kuvuga uyu munsi natetse ibirayi, ejo nzateka amakaroni, ejo bundi nteke umuceri, nteke couscous, ubundi nteke quinoa, ubundi nteke lazanye, ku buryo ibirayi muzabigarukaho hashize nk'ibyumweru 2. Hanyuma rero reka tujye ku mashyiga. Inyanya nazibrandinze zarangiye. Nshaka gukaranga inyanya, ndareka igitunguru kigashya, nkumva kiri kumpumurira. Hano hirya kuri aka gasakari ndashaka kuba nkoreraho sauce bechamel mu gihe nagereje ko biriya bishya. Sauce bechamel abenshi murayizi, ubu njya nyikora. Nkunda gukoresha butter, utanafite wakoresha bleu blanc, hanyuma nkakoresha agafarini n'amata. Ubwo rero ngiye gutangira nshyiremo butter, nshyiramo ihagije kugira ngo biryohe.
ibyo ni ibiyiko bibiri byuzuye byandi binini bya bata. Hanyuma nkoresha ibiyiko bibiri, ubwo nakoresheje ibiyiko bibiri bya bata, nkoresha n'ibiyiko bibiri by'ifarini. Nkagaragura neza, nakumva ifarini itangiye guhumura, kuko iyo bihuye na bata wumva bitangiye guhumura ukuntu kwiza. Ndi nkatangira nsukamo amata, ngaragura ku buryo hatazamo ibitirimu, sindekere kugaragura na gato. Urabona ko bibaye nk'igikoma, nta gatirimwa na kamwe karimo kubera nakomeje kugaragura. Mbe mbyiregagijemo gato, manu nshyiremo inyanya hano. Agatunguru kabaye ko mba nkashaka kafashe irangi, nkunda agatunguru kafashe irangi. Mbegereze murebe, urabona ko agatunguru kafashe irangi. Reka rero mpite nshyiramo za nyanya zanjye, naziburendinze ariko bitari cyane kubera arizo mu mboga. Hanyuma nabyo reka mbyirengagize ngaruke kuri beshamere yanjye. Beshamere rero nishyiramo iki? Nishyiramo ibirungo byose nshaka, cyane cyane black pepper na nutmeg. Nutmeg harya tuyita ngo iki? Nibagiwe ukuntu tujya twita nutmeg mu Gifaransa. Muscade, noix de muscade. Shyiramo aka black pepper, nutmeg ndayikunda pe. Ase ubundi ibyo nanga ni ibi, yewe nta birungo nanga. Naje gusanga nta birungo nanga we. Isosi yanjye y'inyanya nayo ndabona iri gutogota, reka nyishyiremo akunyu. Aha, nakurangara. Iyo ufite inkono ebyiri ntabwo urangara. Ndashyiramo aka creme fresh gakeya. Ariko utayifite nta kibazo, si ngombwa, ntabwo ari itegeko kuyishyiramo. Hanyuma ibonye inafashe cyane, n'ubu ndikubona ifashe cyane, kanongeremo amata. Gusa iraba nyinshi we, ariko nakora lazanye nini n'ubundi. Lazanye ngiye gukora ni nini. N'ubu bawo making ashobora ko biraba biryoshye kugira ngo tuzabijye tubimara. Ntabwo nibuka nimba nashyizemo umunyu. Se nawushyizemo ra? Ko ntawe urimo? Ntawe nashyize? Nshyiremo akayiko kamwe k'umunyu gatoya. Bimeze neza. Twavuga ko ari kugira ngo ukore na bechamel uba ufite ibiyiko bibiri by'ifarini, ibiyiko bibiri bya bata, litiro y'amata. Ibyo bifite wakora bechamel nziza. Hanyuma ukibuka gushyiramo aka nutmeg n'aka black pepper n'akunyu gake. Nyanya zacu kanya ziraba zihiye, tuzivanga. Ariko reka nshyiramo agasesi tomate gake. Ikiyiko kimwe cya sesi tomate kirahagije.
hanyuma reka nkore na tungurusumu nzishyiremo. Sauce bechamel iyo yamaze gushya ndazimya, ndangiza nzane igi rimwe nazimije kuri sauce bechamel. Ibi bituma iyo uyishyize mu bintu uri bushyire muri oven biza bifatanye neza. Igi rituma biza kuba bifatanye neza cyane cyane nka lasagne. Ariko utanabikoze nta kibazo, nakaba kanyuzemo. Nazimije na za mboga zacu ziri mu ifuru zigiye gushya. Duhite tubipanga dushyire mu ifuru dutegereze bishye. Izi ni tungurusumu enye. Ngiye gushyiramo amazi makeya cyane kugira ngo ya tomate yacu ishye. Noneho irajya gushya na za mboga zihiye. Inyanya zacu zahiye na tomate yamaze gushya. Nta bindi birungo ngomba gushyiramo uretse iriya tungurusumu n'umunyu. Tungurusumu n'umunyu, nta kindi kintu nashyizemo kubera ko hano muri zino mboga harimo ibirungo bihagije. Nashyizemo black pepper, nshyiramo paprika, nshyiramo oregano, nshyiramo curry powder. Ubwo rero ntekereza ko rwose bihagije pe. Niyo mpamvu rero ngiye guhita mbivanga. Zahiye ziri guhumura neza zino mboga. Mumbare mumbwire nimba ndi bubashe kubisukamo bigakunda. Voilà, byakunze. Hari n'izasigaye bisa. None hano nzo zisuke. Wow, bimeze sawa. Bimeze sawa pe. Ufite na spinach wayishyiramo, ufite n'igihumyo wagishyiramo, mbese ugakora uruvange rw'imboga. Bimeze neza, bisa neza. None ko birasa neza pe. Bibereye ijisho. Bibereye ijisho. Kandi ubwo twagiye. Ndahita nzimya kuko imboga zo zari zahiye, nagira ngo nzivange n'izo nyanya gusa. Kuko ifuru ikiri kwaka ndagira duhite dufatirana vuba vuba duhite tubishyira mu ifuru. Kanzane mule. Noneho nkahita nshyiraho lasagne. Nashyiraho imboga. Narangiza nkahita nshyiraho ya sauce bechamel yacu.
nuko nashyiraho foromaje ibintu birabyibushya ntabwo ari ibyo kurya buri munsi pe kubirya nka rimwe mu byumweru bibiri kuko harimo foromaje harimo ifarini so ukugerageza ukarya bike turakomeje urugendo karenzaho noneho ka oregano ibyo bize kuba bisa neza ubundi tugashyira he mu ifuru turabishyira mu ifuru iminota 30 irabihiye ubundi nze mbere kuko bimeze wayibonye razanye yahiye imeze neza I can't wait to testinga ntabwo ndi bubereke I'm very sorry mvanaho utaha please subscribe share comment ariko muri kubona ukuntu isa we wow irasa neza we yabaye brown koko naho utaha ese ko mutakimbwira sho muri comment ngo turashaka kuzatwereka iki niki kandi mwabonaga ko ngenda ngerageza nkabibakorera rero comment zirakenewe mukambira utundi tuntu mwifuza ko nzabakorera bye bye bisous ndabakunda mwari kumwe na chef Janine naho utaha